Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikira YouTube channel Musinga TV. Ikiganiro gishyashya mwagenewe umuturage ababajwe n'iki, ubundi yakabaye ababara, ninde wo kumumara uwo mubabaro. Reka tuzahere kuri abangaba. Amazi arabimuye, araryama bugacya asanga isoko yatobotse mu nzu. Intandaro nta yindi ngo ni ikiyaga gihimbano cyashyizwe hepfo y'aho batuye. Amasoko aradudubiza mu mazu yabo ubutitsa, amanywa ijoro, imbuga nta mbuga ihari, ni amasoko y'amazi. Ni ibintu bigaragara. Ibyo byose nibyo tuzenda tugarukaho, ngo ese umuturage ababajwe n'iki, se yakabaye ababara, ninde se ahubwo wo kuba mumara umubabaro. Afite ubushobozi, barahimutse. Urabona ko yavuye hano yubaka ruguru yaho iriya nzu tubona, ariko kandi hari abadafite ubushobozi bwo kuba bahimuka ngo bahave. Ibyo ni bimwe mu bimubabaza. Umuturage aranakubwira ati ese ko nta mikoro mfite, ubuyobozi no kutubwira gusa ngo tuhave se tujye hehe, kandi ubona urahaguma ni ikibazo. Kuhava naho ni ikibazo kuko ntaho uri bujye. Muri iki kiganiro ngo umuturage ababajwe n'iki, tugenda tugaruka ku mpamvu zinyuranye. N'iyi ngiyi irimo tugiye guheraho, aha ni mu murenge wa Nyamugari, mu kagari ka Nyamugari.